So mbahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi, ni isomo ryiza cyane. Muri iyi video rero tugiye kwiga uko wakwivuga rwose mu buryo bworoshye, ukaba wakwibwira umuntu mu Cyongereza. Uyu munsi rero tugiye kwiga iri somo, ni isomo ry'abatangizi ndetse ku bandi mugerageza mu Cyongereza, namwe amasomo yanyu rwose arahari, nimube mwagira ubwoba, amasomo yanyu arahari. Icyo usabwa no gukora subscribe kuri no YouTube channel, ikindi ukaba wakwishyura amafaranga 5,000 gusa, ariko vuba haraza kuba 10,000 kugira ngo ube wajya muri groupe twigiramo buri munsi, aho ushobora kubona n'ubundi amasomo nk'aya ngaya buri munsi, ukagira uburyo bwo kwimenyereza, ukagira gukosorwa, tukagira live practice session, ukagira abagufasha mu kwimenyereza gukoresha rwa rurimi rw'icyongereza, kugira ngo nyine urumenyere uko ururimi biba byiza kurwiga kandi urukoresha. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo niba byagukundira you text me, ndaza kubereka nimero yanjye, ube wanyandikira kuri WhatsApp, ubundi mbe nagushyira muri groupe nawe utangire wiga. Ariko iri somo ryo ni iry'abatangizi uyu munsi. Niba warabikoze warabashije kugira muri groupe, warakoze subscribe kuri no YouTube channel, wowe ituriza ibindi biraza kugenda neza. Ariko wowe utarabikora uze kunyandikira kugira ngo uzambwire nyuma, urebe uburyo bizaba byaragenze mu minsi mike ko babasha kuvuga Icyongereza neza cyane. So ariko icyo nabanza kukubwira wowe uri kureba iri somo, nuko kwiga kuvuga Icyongereza atari ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu biba bigoye. Ikintu cya mbere nakubwira cyo ni uko utagomba gutangira uvuga amagambo menshi. Si ngombwa kuvuga amagambo menshi. Ureba umwana iyo ari kwiga azanye avuga ba yuko utugambo duto dutonya, ijambo rimwe rimwe, ijambo rito ritoya, ariko bikaza kurangira n'ubundi wa mwana avuga ururimi neza, akabasha kuruvuga mu buryo bwiza cyane. Rero nawe ntabwo bisaba kugira ngo ubanze ube uzi amagambo yose yo mu Cyongereza kugira ngo uvuge Icyongereza. Ushobora gutangira n'amagambo mato mato, ubundi ukabasha kuba wavuga ururimi rw'Icyongereza. So icyo nabwira rero ni uko ayo magambo yoroheje, muri ibyo ngibyo niho usanga abantu benshi mu Rwanda batinya kuvuga ururimi rw'Icyongereza kubera ubwoba bwo kwibeshya, ati ndamutse nibeshye, ndamutse bivuze nabi banseka. Nyamara kwibeshya niko bigenda iyo uri kwiga, ntugatinya rero kuvuga, ujye uvuga uko ushoboye. Icyo ushoboye jya ubasha kukivuga. Iyo ushaka kwivuga mu Cyongereza rero, mu isomo ry'uyu munsi tugiye kwiga, ukoresha amagambo abiri y'ingenzi cyane, harimo I am. Iri ni ijambo rituruka ku nshinga kuba tuba twatonaguye mu gihe cya present. Ni ijambo kuba. Uri iki? Ndi I am. Iyo uzajya uvuga ngo I am, ujye umenya ko uvuze ngo ndi. Tukagira my name is. Iyo ugiye kwivuga izina ushobora no kuvuga ngo my name is, cyangwa se wavuga ngo I am. Nabyo bibasha kuba byakora. Urugero ahangaha nahita mbaha ahangaha, kambaho urugero ahangaha. Nureba ahangaha ku urugero urabona I am Isaac. Ndi Isaac. Urwo ni urugero. I am Isaac. So ushobora gusimbuza aho ngaho izina ryawe ukavuga uti I am Kevin, cyangwa se wavuga ngo I am Alice, cyangwa ukaba wavuga ngo I am Daniel, cyangwa ugashyiramo izina ryawe iyo ugiye kwivuga izina. Urundi rugero dufite ni my name is Isaac. Ushobora kuvuga ngo I am Isaac cyangwa se my name is Isaac. Byose bivuga ubikoresha uri kwivuga izina ryawe. My name is Isaac. So ku bantu rero wifuzaga kunyandikira, iyo niyo nimero ushobora kunyandikiraho, n'ubundi niyo yo guteranya 250 789 10 198 ukanyandikira WhatsApp, wajya muri groupe mu gihe utari uyirimo, kugira ngo tubashe gukomeza kugufasha kwiga Icyongereza. Nkuko nari kubikubwira rero, ibyo byombi nari mvuze, yaba I am cyangwa se my name, ibyo byombi nibyo ushobora gukoresha mu kuba wagira icyo uvuga. Byose iyo ubikoresheje bikora kimwe. Urugero ushobora kuvuga ngo hello my name is Isaac, muri aho nitwa Isaac. Cyangwa kuvuga ngo hello I am Isaac, muri aho ndi Isaac. Byose wabikoresha mu gihe uri kuba wakwivuga. Ahangaha buri wese rero nuramuka ukoresheje ibyo, buri wese azumva ibyo ushatse kuvuga, nta kibazo rwose, azabyumva neza. Reka tujye ku cya kabiri, uburyo nawe ushobora kwivuga imyaka yawe.
tumaze kureba uburyo ushobora kuba wakwivuga izina, ushobora gukoresha my name is cyangwa se I am ugashyiraho izina ryawe. Ahangaha tugeze uburyo noneho ushobora kuba wavuga imyaka yawe, how to say your age, gute wavuga imyaka yawe. So rero iyo ushaka kuvuga imyaka yawe ntabwo ukoresha I have. Hari abanyarwanda benshi bakoresha bakavuga I have bagendeye mu kinyarwanda ko tuvuga ngo mfite imyaka 5 cyangwa mfite imyaka 10, mfite imyaka 20, mfite imyaka 30, bagendeye mu kinyarwanda akukoresha I have. Ariko mu cyongereza dukoresha I am. Mu cyongereza tuvuga I am, mu cyongereza dukoresha I am tugateranyaho imyaka ufite, ugashyiraho umubare w'imyaka ufite, ukongeraho amagambo years old. Ingero ahangaha, urugero dufite ahangaha dufite I am 10 years old. I am 10 years old. Mfite imyaka 10. I am 20 years old. Mfite I am 20 years old. Mfite imyaka 20. I am 20 years old. Cyangwa se I am 5. Nabyo birakunda. Umuntu aramutse abaje ngo how old are you? How old are you? Ikibazo nicyo tuzasubiza. Akenshi umuntu akubajije ubwangaye ibingibi uzabisubiza. Urugero umuntu akubajije ngo how old are you? Umuntu akubajije ngo how old are you? Uko nguko ufite imyaka ingahe? Nicyo kibazo bakubajije. Uramusubiza ngo I am 20 years old, I am 10 years old, cyangwa ushobora no kumusubiza ngo I am 5. Ugashyiraho imyaka yawe gusa bikabirangiye ukavuga ngo imyaka 5. Nuko nguko mu cyongereza tubivuga. Rero nujya kuvuga ntukavuge ngo I have 20 years. I have 20 years. Cyangwa se I have 20 years ntabwo bibaho. Ntabwo ari cyongereza cyiza. Ahubwo uzajya uvuga ngo I am 20 years old. Mwabyumvise? Nizere ko ngaho byumvise neza. Reka tugire no ku cya gatatu mu gihe uri kwibwira umuntu, mu gihe uri kuvuga, mu gihe no ushaka kuvuga aho uturuka. Mu gihe ushaka kuvuga aho uturuka wabigenza gute? Wavuga gute? Mu kuvuga aho uturuka ni aho umuntu aba akubajije ngo where are you from? Where are you from? Uturuka he? Nicyo kibazo umuntu aba akubajije. Ijambo from risobanuye he, uturuka. Haba ari ahantu uvuye, uturuka. Iyo ushaka kuvuga rero igihugu cyangwa umujyi uturukamo uvuga I am from. Ugashyiraho izina ry'igihugu cyangwa umujyi cyangwa agace, ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nuruka I am from, ugashyiramo aho uturuka. Nuko nguko bigenda. Nuko nguko iyo ushaka kuvuga aho uturuka. Where are you from? Uturuka he? I am from, ugashyiraho umujyi, ukaba washyiraho igihugu, ukaba washyiraho umugabane, anything you want to put there, you can put it there. Kuko ugiye kuvuga aho uturuka. Urugero, ahangaha dufite urugero, where are you from? I am from Rwanda. Nuruka mu Rwanda. I am from Kigali. Nuruka i Kigali. Uri kubibona? Dufite I am from Rwanda, tukagira na I am from Kigali. Nuruka i Kigali. Cyangwa se kuba witurukira nk'Ubugesera bavuga ngo I am from Bugesera. Ushobora kuba uturuka wenda Huye, I am from Huye. That's it. Nk'uko hano twavuze I am from Musanze. Nuruka i Musanze. Cyangwa se ukavuga ngo I am from Huye. Nuruka i Huye. Ubwo ngaho buvuze aho uturuka. Ikindi noneho naho ushobora kandi noneho kongeraho igihugu n'umujyi. Ushobora no kuba wavuga ngo I am from Rwanda in East Africa. Nuruka mu Rwanda mu burasirazuba bwa Afurika. You get? Ushobora kuvuga ngo I am from Rwanda in Kigali. Ushobora kuvuga ngo nuruka mu Rwanda. Ushobora kuvuga ngo I am from Kigali in Rwanda. Nuruka i Kigali mu Rwanda. Do you get it? Nizere ko muri kubyumva neza. Nuruka i Kigali mu Rwanda. I am from Rwanda in Africa. Nuruka mu Rwanda muri Africa. That's it. Noneho reka dukomeze. Noneho n'ubundi buryo bwo kwivuga. Icyaka ni ugiye kuvuga icyo ukora. Iyo ugiye kuvuga icyo ukora, ahangaha ni what you do. Ni icyo ukora.
noneho umuntu ashaka kubaza icyo ukora aza kubaza what do you do, ukora iki, what do you do. Cyangwa se n'igihe umuntu ashaka kubaza ngo what's your profession. Ariko ntabwo kunze kubibaza ibyo, ariko umuntu ashobora no kubikubaza wakubajije umwuga wawe n'icyo ukora, what's your profession, then ukahita umubwira icyo ukora. Ariko aha ngaha akenshi baza kubaza what do you do, ukora iki, what do you do, ukora iki. So iyo ushaka rero kubwira umuntu icyo ukora ukoresha I am, ukongeraho akazi ukora cyangwa se uwuriwe. I am a student, ndi umunyeshuri, ukongeraho akazi cyangwa inshingano ufite. I am a student, ndi umunyeshuri. I am a teacher, ndi umwarimu. I am a driver, ndi umushoferi. I am a farmer, ndi umuhinzi. Ahandi dufite ni I am a business person, ndi umucuruzi. Ubona kuvuga ngo ahangaha uvuze kuko ufite ukora business. I am a business person, ndi umucuruzi. Ubundi buryo ushobora kandi kuvuga ni igihe no bari kukubaza ibyo uri gukora cyangwa ibyo ukora muri iyi minsi. Urugero ushobora kubaza ngo what are you doing, what are you doing. Let me show you. Urugero no kubaza ngo what are you doing, what are you doing, what are you doing, uri gukora iki. Ibi bitandukanye, hari igihe bajya babaza abantu ndetse hari akantu nshaka kubereka. What are you doing nibyo bivuga ngo uri gukora iki. Hari abantu rero bajya babona umuntu yakubajije ngo how are, nakantu ngiye kubereka how are you doing, ugasanga ashubije icyo ari gukora. No, iyo umuntu akubajije ngo how are you doing, abagushuhuje abakubajije ngo bimeze gute, ni nko gusuhuza ngo bimeze gute. How are you doing no gusuhuza ngo bimeze gute, naga kuba kubajije ngo ukora iki, uri gukora iki, sibyo, uri gukora iki. Ahangaha rero uzajya iyo umuntu akubajije ngo how are you doing, uramusubiza ngo I am doing fine cyangwa I am doing well. Iyo ni insuhuzanyo, ushobora kumubwira ngo I am, let me show you how to write it, I am doing well, cyangwa se ukamusubiza ngo I am doing fine, cyangwa se wanamusubiza ngo I am doing great. Byose biravuga ngo meze neza, bimeze neza, sibyo, umeze ute, bimeze neza, nta kibazo. Okay, this is it. Ni uko ushobora kuba musubiza umuntu akubajije ngo how are you doing, usubiza I am doing well, I am doing fine, I'm doing great. Nizere ko mufite ahantu muba mwandika aya masomo tuba twiga, kubera yuko ushobora kuba wabireba cyangwa se wakongera ugaruka hino ukareba ino video, nta kibazo. Cyangwa washaka ahantu ushobora kuba wajya ubyandika ku buryo niyo waba udafite data ushobora kujya muri yaka yawe ugasoma ibyo wagiye wiga. So ariko ibi ngibi ntabwo ngenda ningendereye kubigisha how are you doing, nuko nagira ngo mbibereke ko hari abantu benshi bakorera ikosa b'abanyarwanda batekereza ko baba bakubwiye ngo uri gukora iki kandi baba bakubajije ngo umeze ute. So ibi ngibi reka tubikureho ubundi twikomereze ibyo twari turi kureba. Iyo bakubajije ngo uri gukora iki, what are you doing, what are you doing, what are you doing, what are you doing. So gusubiza ngo I am learning English, so kuvuga ngo ndi kwiga Icyongereza. Ahangaha dufata I am n'ubundi twongeraho igikorwa uri gukora. Urugero niba ari to learn, yo kwiga, niba ari urugero cook, ayo guteka, ni cook, ubwo twongeraho ing kuri buri nshinga twavuza. Urugero tukavuga ngo I am learning English. To learn no kwiga, to learn no kwiga. Noneho to cook no guteka. Noneho to wenda urundi rugero tuvuge I am cleaning, I am washing, kumesa. Great, yes, let's go to kumesa, to wash kumesa. Tukavuga ngo I am washing clothes, ndi kumesa imyenda. Okay, reka nubwo urugero turwongereho. Urugero ukavuga ngo I am washing clothes, sibyo, ndi kumesa imyenda. Ndi kumesa iki, imyenda. Ndi kumesa imyenda. Umuntu akubajije ngo uri gukora iki, ndi kumesa imyenda, ndi kwiga Icyongereza, ukoresha I am kongeraho ya nshinga y'igikorwa uri gukora iriho ing. I am washing clothes. Cyangwa se ukavuga ngo I am working in Kigali, ndi gukora i Kigali. Yes, ndi gukora i Kigali. Birumvikana neza cyane.
aho ngaho noneho no kuvuga icyo uri gukora mu gihe utaragisoza ariko nyine ukaba ukirimo. Ndi gukora i Kigali cyangwa muri icyo gihe nyine akaba ari ibintu uri gukora, hari ibintu uri gukora, wenda urugero ndi kwigisha muri wenda ndi kwigisha muri Mount Kenya, ndi kwigisha ukavuga wenda aho wigisha. That's it. Aha ngaho ushobora kuvuga ngo I am teaching in, ukavuga ikigo wigishamo. That's it. Cyangwa se ukavuga ngo I am working in, ukavuga ikigo ukoramo. I am working in MTN. I am working in MTN, ndi gukora muri MTN. Ukwaje ngo uri gukora iki, ukaba wavuga icyo uri gukora. So urugero noneho reka dukomeze n'uburyo bwa gatanu noneho mu gihe ushobora kwiga gukoresha ibiganiro bito ukoresheje bya bindi twize aha ngaha. Reka turebe uburyo noneho bigenda iyo uri gukoresha bino twize aka kanya mu kiganiro, uburyo ushobora kugirana ikiganiro gitonya n'umuntu ukoresheje ibi ngibi twize kwivuga izina, kwivuga imyaka, kuvuga aho uturuka, ndetse twiga no kuvuga icyo ukora. Uru ni urugero rwa mbere rw'ikiganiro. Urugero A, tuvuge wenda ni uwundi muntu runaka, umuntu twamwise A, undi tumwise B. A aravuze ati hello, what is your name? Muraho, witwa nde? Reka tubishyireho. Okay, reka tugende tubishyiraho kugira ngo musobanukirwe no mu Kinyarwanda uko bivuze. Aha, tugende tubishyiraho kugira ngo nabyo rwose mugende musobanukirwa icyo bivuze. Reka tubishyireho bigufashe kugira ngo iyi document nayo ndaza kuyibaha kugira ngo ubashe muri group, ndaza kuyibaha kugira ngo nayo mubashe kugenda mubisubiramo mwitonze. Hello, what is your name? Muraho, witwa nde? Wabibonye? Tukagira my name is Irene, nitwa Aline. None how old are you? Ufite imyaka ingahe? How old are you? Ugasubiza, ukawasubiza uti I am 12 years old. Imyaka 12. Hara 12 washyiramo imyaka yose ufite, sibyo? Imyaka yose ufite none wayishyiramo hariya ukahita uyivuga. Mfite imyaka 12. Wabibonye? None aha ngaha bakakubaza ngo where are you from? Uturuka he? Ukaba wasubiza uti I am from Rwanda. Nuruka mu Rwanda. Nuruka mu Rwanda. Nizere kanga wabyumvise neza. Aka ni akaganiro gatonya dukoze muri bya bindi twize uko waganira n'umuntu. Nizere ko wabibonye gushobora nawe kuba wagerageza kubikora, wajya muri group ugatangira no kuganira n'undi muntu kandi ukaganira ibi ngibi twize, wahora n'umuntu mukamwagirana akaganiro gatonya ukoresheje ibi ngibi twize. Urabona ko hashobora kuvamo ikiganiro. So mu Cyongereza rero ko kitagoye kukimenya no kugenda wiga bike bikenya bikazarangira n'ubundi ukivuga neza cyane. Ka turebe urundi rugero rwa kabiri, sibyo? Ka turebe urundi rugero rwa kabiri. Urundi rugero rwa kabiri hanga dufite hi, what is your name? Hi, what is your name? Twabibonye ejo. Hi bivuga bite? Witwa nde? Cyangwa hi shino gukoreshwa none gusikoreshwa nka hello. Umuntu ashobora gusubiza hi kumusubiza hello, cyangwa hello ukamusubiza hi. Hi ishobora kuyikoresha nka bite cyangwa se ukaba wayikoresha nka muraho. Nabyo birashoboka, yakora. Hi wayikoresha nka bite cyangwa se muraho. Icyo wasobanura cyose byakunda na kibazo. What is your name? Twabibonye what is your name bisobanura witwa nde. Muraho, witwa nde? Ntabwo aho ndibuze kwirirwa mbyandika. My name is Eric. Nitwa Eric. How old are you? Ufite imyaka ingahe? Then agasubiza I am 20 years old. Twabibonye, ntabwo yashubije ngo I have 20 years. No, yavuze ngo I am 20 years old. Nibyo byanyabyo twabonye ko tudakoresha I have, dukoresha I am. Iryo kosa nazongere kurikora. Hano tukagira nanone where do you live? Utuye he? Handi cyagiye nababwiye mbere, nababwiye ngo where do you come from? Uturuka he? Cyangwa se where are you from? Uturuka he? Where are you from or where do you come from? Byose birakunda.
noneho hariya twasubizaga ngo I am from Rwanda, I am from Kigali, I am from Huye. Hangana umuntu ashobora kukubaza ngo where do you live? Where do you live? Where do you live bisobanuye utuye he. Let me write it well for you. Utuye he. Utuye he. Wabibonye? Tukagira no I live in Kigali. I live in Kigali. Nuye i Kigali. Nuye i Kigali. Birumvikanye neza cyane. Nuye i Kigali, right? Let me hope that is understandable. Reka nizere ko biri kumvikana. So, what do you do? Haha, cya kindi twigeze kwiga. Ukora iki? What do you do? Sibyo? What do you do bivuga ngo ukora iki? Ukora iki? Ukora iki? Ukora iki? Agasubiza ngo ndi umunyeshuri. Ndi umunyeshuri. Mwabibonye? Okay, twagiye noneho n'urugero rwa gatatu. Muri tayari? Okay, reka tugende n'urugero rwa gatatu. Urugero rwa gatatu dufite good morning. Good morning. Iyo umuntu agusubije ngo good morning, umusubiza good morning. Good morning. Good morning uvuga mwaramutse, mwaramutse. That's it. Byoroshye. Cyangwa se iyo ariko good morning wisuhurisha umuntu nyine wubashye cyangwa umuntu musanzwe mutaziranye muhuye bwa mbere, ariko ushobora no kuwasuhuza umuntu morning ukamubwira ngo morning gusa, n'umuntu akagusubiza morning. Nabyo ushobora kubisuhuza ari umuntu musanzwe muziranye, umuntu w'inshuti yawe, umuntu nyine mumenyeranye. Aha, cyangwa se kubavuzubiza ngo good morning, good morning. Iyi nsuhuzanyo ikoreshwa mu gitondo. Mu gitondo nko kuva mu gitondo kare cyane kuva saa 9 za mu gitondo nyine kugera saa 6 z'amanywa dukoresha good morning. Kuva saa 6 z'amanywa kuzamura kugera saa 12 dukoresha good afternoon. Good afternoon. Reka mwari ku buryo bayandika good afternoon. Good afternoon bayandika batya good afternoon. Good afternoon. To good afternoon no kutuyandika good afternoon. Good afternoon nanga nuvuga ngo mwiriwe isuhurisha umuntu mu masaha ya nimugoroba. Tukagira iyi nsuhuzanyo nayo ushobora gusuhurisha umuntu nijoro nko guhera saa 12 kuzamura kugera saa 4 z'ijoro, nko kugera saa 4 z'ijoro cyangwa saa 3 ushobora gusuhuza umuntu good evening. Good evening n'umugoroba mwiza. You see this? Good evening. Nawe gusubiza good evening cyangwa se umuntu yagusubiza ngo good afternoon ukamusubiza good afternoon. So nagira ngo mukamenye ntabwo aricyo twari tugendera twari turi kureba runo rugero rw'iki kiganiro. Hano rero umuntu A yasuhuje B aramusubiza ngo good morning, B nawe ahita amusubiza good morning. Aha, noneho ahangaha tukagira A yahise amusubiza ngo what is your name. Yahise amubaza ngo what is your name, yahise amubaza izina ryiwe. Noneho B ahita amusubiza ngo my name is Mary, nitwa Mary. Abonye? Noneho ahangaha A yahise abaza Mary aramubaza ngo are you from Rwanda, aho kumubwira ngo where do you come from cyangwa se where are you from. Noneho kubera ko yategerezaga ko aturuka mu Rwanda yahise amubaza ngo are you from Rwanda, cyangwa se ushobora kubaza ngo are you from Kigali, cyangwa ushobora kubaza ngo are you from Rubavu, are you from Musanze, uturuka i Musanze. Reka tujye tujyanika hano none umuntu abakubajije ngo uturuka, none watekereje abasuggestinza uturuka mu Rwanda. Uturuka mu Rwanda ni ikibazo. Uturuka mu Rwanda, aha, ubwo musubiza ngo iki? Yes I'm from Rwanda. Nundi nka byandi twavugaga yego ndiruka mu Rwanda, yego ndiruka i Musanze. Yes I'm from Rwanda, yes I'm from Burundi, yes I'm from Zambia, yes I'm from Malawi, yes I'm from United States. Maybe anywhere you are you can answer that. Aho waba uri hose wasubiza aho uri n'ubundi ukavuga ngo ahangaha n'ubundi byandi twavuze yego. You see, yego nuruka mu Rwanda. Aha, yego nuruka mu Rwanda. Yumvikanye? Okay, none tukaza tuvuga ngo nishimiye guhura nawe. Nice to meet you. Nice to meet you. Nishimiye guhura nawe. Nishimiye guhura nawe. Akamwa kabonye nishimiye guhura nawe. Nice to meet you. Nice to meet you. Gasubiremo nice to meet you. Nishimiye guhura nawe. Noneho nawe aramusubiza B ahita amusubiza ati nishimiye nanjye guhura nawe.
Nice to meet you too. 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 Nishimiye nanjye guhura. Nishimiye nanjye guhura nawe. Aha nizere ko nabwo ubyumvise neza cyane. Aka nako wagakoresha mu gihe ubwira umuntu ko wishimiye guhura nawe. I think it's good, right? Nizere ko nakari keza ushobora kuba wakumvise kandi ushobora kuba naho wagakoresha mu biganiro byawe. Aha, noneho hari ibibazo bakunze kubaza iyo uri kwibwira umuntu ukamenya uburyo noneho uri waje gusubiza. Ashobora kubaza ngo what is your name? Urasubiza ngo my name is John. That is, ni urugero ugashyiraho izina ryawe. How old are you? Urasubiza ngo I'm 20 years old, 18 years old. Ahangaha ni igihe ufite imyaka 18, ahangaha dushyiramo imyaka ufite. Unashaka kongera kubaza nanone ngo where are you from? Ugasubiza ngo I am from Rwanda. Nuruka mu Rwanda. Cyangwa yakubaza ngo where do you live? Ugasubiza ngo I live in Kigali. Utuye he? Nuye i Kigali. Cyangwa umuntu akaba yakubaza ngo what do you do? Ukora iki? Ukaba wasubiza ngo I am a student. Ndi umunyeshuri. Cyangwa umuntu akaba yakubaza ngo are you a student? Uri umunyeshuri? Ugasubiza ngo yes I am. Yego ndiwe. Unashaka kumubaza ngo are you from Rwanda? Yes I am. Cyangwa se ukaba wabaza ngo yes I'm from Rwanda. Ngo tugeze kubibona hariya hejuru mwabyibuka? Okay, good. None ikindi kibazo ni are you from Rwanda? Urabibona? Ukaba wasubiza ngo yes I am from Rwanda. Birashoboka cyane. Ikindi kibazo umuntu ashaka kubaza ni what is your favorite color? Ibara ukunda ni irihe? What is your favorite food? Ibiryo ukunda ni ibihe? What is your favorite color? Bakubajije ibara ukunda. Ushobora kuvuga ngo my favorite color is blue. Ibara nkunda ni ubururu. Blue nibwo bururu. Ariko tuziga n'amabara, tuziga green ariyo bita icyatsi, tuziga red, nuno kubyumva tuzagenda twiga amabara yose ya orange, twige ayandi mabara white, umweru, black, umukara, n'ubundi ayo mabara tuzayiga neza, ariko ushobora kuba yenda wavuga ibara muri ayo ngayo ukunda. Nkuko nari nyakubwiye. Ahangaha rero ibara yavuze ni blue, ni ubururu. Sibyo? What is your favorite color? Ibara ryawe, ibara ukunda cyane ni iri. Uvuga my favorite color is blue. So no kubaza ngo what is your favorite food? Ibiryo ukunda ni ibi. Uvuga ngo my favorite food is what? My favorite food is chips. Ukamubwiye ko ukunda iki? Ifiriti, ukunda kwa chips. Nibyo ngibyo. So ahangaha unashobora kubaza ngo do you like English? Ukunda Icyongereza? Do you like English? Ukunda Icyongereza? Ukaba wasubiza ngo yes, yego, I like English very much. Nkunda Icyongereza cyane. I like English very much. Nkunda Icyongereza cyane. So, unashaka kubaza ngo why are you learning English? Kuki uri kwiga Icyongereza? Ukasubiza ngo I want to speak with a confidence. Shaka kuvuga n'icyizere. Kuki uri kwiga Icyongereza? Usubiza ngo I want to speak with confidence. Ndashaka kuvuga n'icyizere. That's it. Rero ahangaha nizere ko mwabyumvise neza. Reka turebe urundi rugero rumwe noneho izindi ngero nk'eshatu uri kugerageza noneho kuba wakwintroducinga mu buryo bworoshye. Umuntu akubajije ngo tell me about yourself. Nyibwira. Cyangwa se who are you? Umuntu akubajije ngo urinde. Then ushobora kuba wamubwira ibi ngibi. Cyangwa se mu gihe ugiye kwivuga ni uko nguko ushobora kuba wakwivuga mu buryo bwuzuye. Ushobora gutangira uvuga uti hello, my name is Grace. I'm 15 years old. I am from Rwanda. I live in Musanze. I am a student. I like English and I want to speak it well. Aha! Wow, that was good introduction. Iyi ari introduction nziza urabona ko abyivuze neza. Shaka ko rero ubimenya neza no ukaza kuba wabikoresha mu kwivuga byose hamwe, ukabaza kujya muri group ukandika introduction yawe. Ukaza kuba wakwivuga muri group. Kuryo ushobora kugera ahantu bakubaza ngo twibwire, ukaba wabibwira. Kuvuga ngo hello, muraho. My name is Glass. Nitwa Glass. I am 15 years old. Mfite imyaka 15. I am from Rwanda. Nuruka mu Rwanda. I live in Musanze. Nuye i Musanze. I am a student. Ndi umunyeshuri. I like English. Nkunda Icyongereza and I want to speak it well. Ndashaka kukivuga neza. Aha, nizere ko mwabyumvise. Tugasubiramo irindi rimwe. Hello, muraho. My name is Glass. Nitwa Glass. I am 15 years old. Mfite imyaka 15.
I am from Rwanda. Nturuka mu Rwanda. I live in Musanze. Ntuye i Musanze. I am a student. Ndi umunyeshuri. I like English. Nkunda Icyongereza and I want to speak it well. Ndashaka kukivuga neza. Wow! Urundi rugero rwa kabiri. Tugiye ku rundi rugero rwa kabiri. Urundi rugero rwa kabiri. Twagiye noneho. Hi everyone. Hi everyone. None ndashaka kugenda musobanura, uzagihita ubisobanura. Ugihita ubisobanura. Hi everyone. Hi nabwiye ko ivuga ngo iki? Cyo kuvuga muri aho cyangwa se bite. Ariko mu gihe n'undi uri gusuhuza abantu muri introduction twavuga ko bivuze muri aho. Hi everyone. Muri aho mwese. Muri aho mwese. Everyone ni ukuvuga mwese. Everyone. Hi everyone. My name is Kevin. Avuze ngo iki? Nitwa Kevin. I am 22 years old. Ugavuze ngo iki? Mfite imyaka 22. I am from Kigali. Nturuka Kigali, Rwanda. I am from Kigali in Rwanda. Cyangwa se no kuvuga ngo I am from Kigali, Rwanda. Nturuka Kigali mu Rwanda. I work in an office. Nkora mu biro. I am learning English. Ndi kwiga Icyongereza to communicate with people around the world. Kugira ngo mbashe kumvikana n'abantu batandukanye bari hirya no hino ku isi. N'abantu hirya no hino ku isi. Aha! Nizere ko nahangaha mubyumvise neza. Dukomeze n'urugero rwa gatatu. Urugero rwa gatatu aravuze ngo good morning. Good morning. Mwaramutse. My name is Alice. My name is Alice. Nitwa Alice. I am 10 years old. Mfite imyaka 10. I am from Huye. Nturuka i Huye. I am a pupil. Ndi umunyeshuri. Cyo gukoresha student umunyeshuri ni pupil nayo ivuga umunyeshuri. A pupil nayo ivuga umunyeshuri. I love English. Nkunda Icyongereza cyangwa se ko wakoresha cyangwa mugeze kubona I like English. Nkunda Icyongereza cyangwa se I love English. And I practice it every day. Nyitoza buri munsi. You see? Good morning, mwaramutse. My name is Aris. Nitwa Aris. I am 10 years old. Mfite imyaka 10. I am from Huye. Nturuka i Huye. I am a pupil. Ndi umunyeshuri. I love English and I practice it every day. Nkunda Icyongereza nkakitoza buri munsi. Nizere ko aho ngaho mubyumvise neza cyane. Wow! Nizere ko isomo ryari ryiza cyane. Rero ku ijambo risoza nabwira ko kwiga Icyongereza ni urugendo, si ikintu cy'umunsi umwe, si uyu munsi nguvuge ngo leta amenye ururimi rw'Icyongereza, ariko iyo ubashije byibuza kuba wamenye kuvuga, kuba wakwivuga, ukabwira umuntu aho uturuka, ukabwira umuntu imyaka yawe, ukabwira umuntu uwo uriwe, that is really good. Ibyo ni byiza cyane. Abantu benshi rero baratinya bati ntabwo mvuga neza. Oya, ntabwo ni nko kuvuga neza, ushobora gutangirira aho uri ukagenda ukimenya, kandi ndizera ko uzakimenya. Ndi hano kugira ngo ngufashe uko byagenda kose. Wowe ukore subscribe, winjire muri groupe twigiramo, aho wishyura 5,000 gusa byonyine, ubundi ukiga nanjye umunsi ku munsi. Iyo ntabwo twayita nka minerivali. Okay, ni am here to help you. Icyo twayita ni nko kugira ngo mwarimu atazabura iki? Atazabura data zo kuguha amasomo, sibyo? Atazabura uburyo bwo kuguha amasomo, atazabura internet, yego atazabura internet. Cyangwa se abe yananywa nako gakawa ari kukwigisha, ari kugutegurira isomo, sibyo? So rero mwinjire muri group ubundi bafashe mwimenye ururimi rw'Icyongereza. Ndashaka gufasha abanyarwanda benshi kugira ngo mubashe byibuza kumenya ururimi rw'Icyongereza, ujye ubasha kuwagira uburyo wibwira umuntu, ubashe kuwaganira n'umuntu, ndetse ndashaka kugufasha ku buryo ushobora kukivuga neza udategwa urwego rwose waba uriho, ukabasha kukivuga neza udategwa nta kindi kintu bigusabye. We gusa ushyira 5,000, making sure kuri muri group, ariko ibyo 5,000 ubundi biraza kuba byakwiyongera. Ku tariki ya mbere kwa 11 amafaranga araza kuyongera, aza kuba yabaye 10,000 kugira ngo njye muri group utangire wige buri munsi, umunsi ku munsi. Buri munsi uzajya ubona amasomo meza nk'aya ngaya, kandi rwose ku gihe, buri munsi rwose uzajya uyabona. Rero nakubwira ko wajya muri group ukabasha kugira ngo uzajye wiga aya masomo natwe uyamenye neza. Niba utayirimo ariko niba uyirimo, that is okay. Wowe genda usubiremo isomo neza, witegure ko turi buze kujya live nimugoroba kwimenyereza ibyo wize. Ugiye muri groupe wintroducing, wivuge nyine nkuko twabyize, ubundi ndaza kugenda mbakosora ndiba mwabikoze neza. Wakwandika, wakoresha voice note. Ibyiza wagerageza no kwimenyereza kuvuga ukoresha voice note cyangwa se ukandika, kuko nibyo biri bubashe kuza kugufasha. Niba utaragera muri groupe ntuze gucikwa, kuko waba uri gucikwa pe. Ugomba kuza kugira umuntu agufashe, yumva uko uri kubivuga, yumva wagize amakosa, ugenda gukosora, umenye ururimi neza. Ku mafaranga 5,000 gusa wagenda ukanatahara hirya, cyangwa se wanayahera umuntu akayirira, ukaza ukajya wiga ururimi rw'Icyongereza, ukabasha no gufasha mwarimu kugira ngo akomeze kuguha amasomo neza. Ntabwo ari igihombo, sibyo? Ntabwo ari igihombo. Waza ukiga
ubundi waba ufite n'inshuti yawe nayo yifuza kwiga nayo ukayibwira ikaza ikaba yakwiga. So ikintu nakubwira rero, ntukareke ubwoba bugufatirana ngo wange kuvuga, kuko ntuzakureba umwana azatangira kwiga avuga gahoro gahoro gahoro, ariko uko ugenda yiga kuvuga niko amagambo yose agenda yamenya akarushaho kubasha kuvuga. Iyo ariyo uvuze ugenda uzamuka neza. Umwana utavuze uwo mwana yitwa ikiragi. Niyo mpamvu rero nawe iyo uri kwiga ururimi rundi rushyashya uba ugomba kuvuga. Uramutse utavuze nyine uba uzaba ikiragi muri urwo rurimi. Ugomba kuvuga ati ukavuga ijambo rimwe, abiri, atatu, ane, atanu, atandatu, ukagenda uzamuka ukavuga ururimi neza. Niyo mpamvu rero bitwize nutagenda ngo ubivuge muri group ukicecekera ukareba ibyo turi kwiga gutya gusa, ntiwimenyereze kuvuga, ntuganire n'abandi muri group, ntushaka abapartners bo turagenda tubaguha, buri wese tugenda tubaha mu magroupe ku buryo mushobora kuganira, ariko icy'ingenzi ni ukuza muri group ukabasha gutangira kwimenyereza gukoresha ururimi rw'icyongereza. So ntukareke ubwoba ngo bukubuze kuvuga, ntukite ku bantu baguseka, wibuke ko n'uwuvuga neza aka kanya yatangiye nabi. Ikintu cyo ukibuka, hari aho yatangiriye. Kinyarwanda niho baca umugani ngo nizibika zari amagi, sibyo? Rero nawe ntukagire ubwoba, ujye wibwira uti I can speak English, nshobora kuvuga icyongereza. Every day I am improving, buri munsi ndimo nagenda nzamuka neza mu rurimi rw'icyongereza. Rero nyuma y'isomo akanya dushoje, ari nabyo bintu nshaka ushobora kuzajya ukora buri munsi, byibuza ni ibi ngibi: ujye usubiramo imyitozo yo mu isomo byibuze inshuro 3 cyangwa 5 buri munsi. Urugero mbabwiye kwivuga nk'uyu munsi, ukabagenda ukivuga inshuro zirenga 1, 2, 3, ukagenda ukoresha byinshi bitandukanye, ugerageza kubivuga nk'inshuro 5 cyangwa 3, aho ni sawa cyane. Ikindi cya kabiri, wandika ibisubizo byawe ku mapuro cyangwa se kuri phone. Ibintu uri kuvuga ugerageze no kubyandika kugira ngo umenye no kubyandika, ko turi kwiga no kumenya kwiga kwandika, ntabwo turi kwiga kuvuga gusa, ahubwo ibyo uri kuvuga gerageza unabyandike ku rupapuro cyangwa ubyandika muri telefone utabireba uko uri kubivuga, ugerageze no kubyandika, bizajya bigufasha. Ko twiga amasomo buri munsi ugerageza kwandika n'ibyo wize, sibyo? Vugisha umuntu mu cyongereza ukoresheje ibyo wize buri munsi. Ibyo twiga gerageza ubigire wowe ubivugisha. Ngwino muri groupe wivugisha abantu, ngwino turaza kubagabanya ama groupe buri mugoroba saa 1 n'iminota n'igice, muzajya mujya mu magroupe mutangire mwige, mutangire mwigane muvugane cya cyongereza. Saa 2 saa 3 noneho nanjye mbe ndaje mbafashe kugeza saa 4, aho mufite ibibazo mbakosore mu buryo buri live neza cyane, sibyo? Mu gihe cyose uri muri ya group. Ikindi nakubwira nuko ugomba gukora video uvuga, ukivuga, ugafata selfie yawe wivuga cyangwa se ukoresha ibyo wize. Urugero nk'uyu munsi ugakora video wivuga mu cyongereza, sibyo? Wivuga bira byose kwiza. Ikindi cya gatanu ugomba gukora kindi ni ukugerageza kuganira n'inshuti zawe ukoresheje amagambo make wamenye, yaba muri groupe cyangwa se aho waba uri, abo muri kumwe. Niyo babyemera ukagerageza kubavugisha bya bintu wize. Nk'urugero nkaba nakubwira ni hello, my name is Jar, I am from Rwanda, I am 18 years old, I am a student. Niyo wavuga ibi ngibi biba bihagije gusa, ukafata aka video ubivuga birahagije. Uvuga ngo muraho, nitwa Jar, nitwa John cyangwa Jar, nuka mu Rwanda, I am 18 years old, mfite imyaka 18, I am a student, ndi umunyeshuri. That's it. Aho ngaho wabikoze neza cyane. Rero nawe tangira ubikore, ntugasuzugura ibintu byose nkubwira. Ibyo nkubwira byose ibyo byuba, kuko nuramuka winyumvi ugakora ibyo nkubwira kandi ukabikora buri munsi mu mezi 3 gusa, I promise you, ndagusezeranya yuko uzavuga icyongereza neza rwose kandi nta bwoba, kandi udaterwa urwego rwose waba uriho aka kanya. Ibi ni byo nguhamirije, mu gihe gito cyane uzaba ubasha kuvuga icyongereza neza cyane kandi udaterwa. Nizere ko isomo mwarikunze. Ni warikunze urandika muri comment tubwire ati twarikunze, twakunze ibi ngibi, cyangwa se wanakora na introduction muri comment. Anything you want, like icyo ushaka cyose wabikora muri comment. Ubundi ndabakunda cyane. Dusubire mu isomo rikurikiye mu kanya, aho ndi bubaze kuba none gufasha abantu basa nk'abaziho ururimi neza mu rw'icyongereza bagerageza. Ndabona no mu kanya ndi kwigisha abantu uburyo noneho bwo kubwira abantu inkuru, ukababwira ubuzima bwawe, uburyo nshobora kuba wakora inkuru nini rwose ubwira abantu. So ndabakunda cyane, namwe batangizi muzagenda mumenya neza, mugenda muzamuka gahoro gahoro kandi ntiwitinye. Ndari kugira ngo ngufashe. Banyita Isaac, banyita Coach Isaac cyangwa se banyita Teacher Isaac, byose nta kibazo. Ubundi ushaka kunyandikira kuri WhatsApp, nimero yo ni ya yindi, ni 0789100198 mu gihe utayifite. Niba rero uyifite nta kibazo, ukeneye kuba wagira icyo umbaza wambaza. Ariko ibyiza ari kwisomo wabariza muri groupe kugira ngo nabandi bumvireho. Ibyo nibyo byiza kurushaho. Ubundi tukagenda twungurana ubwenge, tukagenda tugera kure. Ndabakunda cyane. See you again. Tubana n'ubutaha.